murakaza neza abana b'Imana ahangaha kuri buri munsi. Nyagasani araduhamagaye kugira ngo tumusange adusanganire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure ntimugakuke umutima. Yezu aje kutugira neza akoresheje ijambo ry'ihumure ryo kuri wa gatanu w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 16 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 13 umurongo 26 kugeza ku 33. Mu isengero ry'Antiyokiya ho muri Pisidiya, Paulo araterura ati, bavandimwe, mwaba urubyaro rwa Aburahamu cyangwa se mwaba batinya Imana, iri jambo ry'umukiro nimuryohererejwe. Koko rero abaturage b'i Yerusalemu n'abatware babo birengagije Yesu, maze mu kumucira urubanza barangiza batyo ibyo abahanuzi bavuze bisomwa kuri buri sabato. Nubwo batabonye impamvu n'imwe yo kumwicisha, basabye Pilato ngo mwice. Bamaze kurangiza ibyari byaramwanditseho byose, bamumanura ku musaraba maze bamushyira mu mva. Ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, amara iminsi myinshi abonekera abari barazamukanye nawe kuva muri Galileya kugera i Yerusalemu, ari nabo bahamya babyo muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero turabamenyesha iyo nkuru nziza, iyo sezerano Imana yagiranye n'abasokuruza bacu, yarabidusohoreje twebwe abana babo igihe azuraga Yezu, kuko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 2. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Niki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Uhora arambwiye ati, uri umwana wanjye, ngiye uyu munsi nakwibyariye. Binsaba maze nguhe amahanga abo umunani wawe, n'impera z'isi z'ubukonde bwawe. Uzamenaguza inkoni y'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. None rero bami, nimwumvireho, namwe bacamanza b'isi mwisubireho. Nimukeze Uhoraho mumufitiye icyubahiro, mupfukamire umwana w'umudagadwa. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo banaribabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo hondi namwe bariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Thomas aramusubiza ati, Nyagasani, twe tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenye inzira dute? Yezu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Amen. Bana b'Imana, ntimugakuke umutima, nidukomere ku Mana, niho hakomeye koko, urutare rutajegajega. Ngo abarinzi b'ishyamba ngo bigeze guhura n'umwana nijoro, ngo yari umwana muto, ngo umwana agiye kuvoma wenyine. Ngo nuko bamubaza impamvu agenda wenyine ari nijoro, ntabwo wakanda afite. Nuko umwana arabasubiza ati, mama antuma kujya kuvoma, yambwiye ko andi inyuma, ngongeze icyombo mu nzira ngo mpite mpamagara papa, kuko papa nyine ariwe nyiri ishyamba kandi ngo arihoramo. Nuko babarinzi bumvise ko ari umwana wa bosi, nuko afata cya kivomesha umwana yari afite, baragenda no kwiriba bavomeraho umwana amazi, baramutwaza bamugeza no mu rugo. Aha, niba ntacyo naba ndi kumwe n'ababyeyi banjye, ntacyo mvuze pe. Mama ndi inyuma ndetse na papa ahora aho ngaho. Mwana w'Imana, iyo uzi kurinzwe, ufite abantu bakwitaho, ntushobora kubunza imitima. Ese niba umwana yizera ababyeyi be, kandi ibyo yizeye bigashoboka, hacura iki ku mukristo wemera kandi wizera Imana ishobora byose, umusumba byose? Bana b'Imana, muri aya masomo turazirikana ihumure ry'Imana mu nzira yo kwemera tunyuramo, mu ngingo igira iti, ntimugakuke umutima. Mu isomo rya mbere, Paulo na Barnaba mu isengero ry'Antiyokiya barakomeza bari kwigisha kuri Yesu, bibutsa uburyo Imana umubyeyi wacu dukunda byahebuje, n'ukuntu yujurijwe mu mwana wa Yesu Kristo isezerano ryo gucungura abantu. Ni koko bakristo bavandimwe, Imana Data ikunda mwana. Ubwo bageze bati, yaza huri ya 2, uri umwana wanjye, ninjye wakwibyariye uyu munsi. Amen.
nuko rero umwana wishingiwe kibyeyi, umwana ukunzwe n'ababyeyi kandi nawe abizi noneho by'akarusho, ndakubwiza ukora ahorana ibyishimo nta mpagarike. Yumva ko ababyeyi bamukikije bari iruhande rwe. Mama andi inyuma na papa ahora muri ishyamba ndi kunyuramo, ngiye kuvoma nijoro. Ubwo se hari ikibazo naza kugira cy'ubwoba? Kandi ababyeyi banjye turi kumwe. Ngo wa mwana wishingiwe kibyeyi. Yezu nawe uyu munsi mu ivanjiri aributsa abana be arizo ntumwa ze ko nubwo agiye gusubira mu ijuru kwa data azakomeza kugumana nabo. Ubwo yageze ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Amen amen. Yezu rero ahangaha agiye guhindura uburyo yabanagamo n'intumwa ze, ariko igiye kumujyana nta kindi ni urukundo. Ntabwo ari uguta abana be, ahubwo ni urwo rukundo rwo kugira ngo agumane nabo ku bundi buryo kandi bwiza bwisumbuyeho, ngo kubateganyiriza ejo hazaza nk'aho umubyeyi nyine ushishoza akareba kure akamenya icyo abana bazakenera mu buzima bwo hambere. Yezu nawe akabateganyiriza ejo hazaza hehe mu ijuru, kubateganyiriza no kubategurira ijuru. Ubwo yagize ati mu nzu ya data hari ibyicaro, ngiye kubategurira umwanya nzagaruka mbajyane. Amen. Ahangaha rero arifuza ko twagumana nawe. Ubwo yagize ati kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Kuba wishingiwe kibyeyi uri kumwe n'ababyeyi bawe. Bana b'Imana, abantu bamwe kuri iyi si iyo wibeshye ukabakorera nk'agakosa gatoya, ndakubwiza ukuri hari abahita bakuzinukwa bakabagukuraho icyizere, bakagusezerera, bakakwirukana. Abandi bakabaca amasezerano mwagiranye. Aha kwa Yezu ho nta gatanya ibayo, nta byacitse ibayo, ntabo twabyaranye ngo nabo ibayo, ahubwo kwa Yezu nitugumane twibanire ubudatandukana. Mama yambwiye ko papa ahora muri iri shyamba. Aha ishyamba twagennye nk'ahantu h'inzitane, mu makuba, mu bibazo, mu byago, yewe ndetse no mu byishimo. Aho hose Yezu bari kumwe natwe, bari kumwe nawe ndetse nanjye. Ese ngewe mba ndi kumwe nawe? Imana ishobora kuba iri kumwe nanjye, ariko se ngewe njya mba ndi hafi yayo? Akamutatifa Agustina ati nagushakiye hose Nyagasani ndakubura, ariko iyo ngiza kumenya kare kose kuri kumwe nanjye. Wari kumwe nanjye ngewe ntari kumwe nawe. Aha kwitoza kubana na Yezu, kuko Yezu nawe abana nanjye. Umubiri w'ikuzo wa Yezu wazutse, corps glorieux de Jésus, n'umubiri ugera hose utagitangirwa n'inzugi n'amadirishya, nta mupaka ukigira, nta nzitizi. Aha uyu mubiri w'ikuzo wa Yezu utuma Yezu agumana natwe igihe cyose, ku migabane yose, mu bihugu byose, ku masaha yose ya buri munsi. Yezu buri wese akamusura ukwe, akagusura ukwawe, nanjye akansura ukwanjye. Isi yose Yezu akayigumaho akayigeraho, ari kumwe na buri wese. Kandi uko agumana na buri wese niko akomeza kunga ubumwe n'Imana Data. Ngiki natwe ikimenyetso cy'ijuru turi hano ku isi, kuba turi kumwe na bagenzi bacu mu rukundo, tukabafasha tukabitaho, ariko ari Imana turi kugirira. Ngiye ya connection ya link hagati yanjye na mugenzi wanjye, hagati yanjye kandi n'Imana. Uyu wabura umwiteguro mwiza w'ijuru, préparatif du ciel. Dore ko ibintu byose nakora, ibintu byose navuga, ibikorwa by'urukundo yewe nakora byinshi, nakorera abandi, nafasha abandi, byose byakagombye kuganisha ku cyita rusange cyitwa ijuru. Icyo gihe nibwo ntazasarura ubusa cyangwa nduhira ubusa, nkaba n'abantu bagapfana imvune, kandi narakoze ibikorwa byinshi. Aha niba ntarabikoze ariko ntunze ubumwe n'Imana Data ndetse n'abagenzi banjye mu rukundo, nk'urugero rwiza Yezu ampereza buri munsi. Aha naba ndi gukorera ubusa, njye nkoma agatima ku cyita rusange, gukorera ijuru. Nibwo cyagiye uzaba uri nko mu ishyamba, wahura n'umwana koko ukeneye ubufasha, ukawamuvomera, ukamutwaza ikibindi, ukamushyitsayo amahoro. Wa mugenzi wacu nyine, nguko guhumuriza abagenzi bacu natwe ku nzira. Ngumva ko ndatawurara kandi jyewe mfite, ngumva ko ngomba gufasha mugenzi wanjye. Bana b'Imana, buriya intumwa zakomeje kugira ibibazo by'ubwoba, rimwe na rimwe twumva bikingirana kubera gutinya Abayahudi. Ariko iki cyizere Yezu abahaye cyuko bari kumwe iminsi yose, iki nacyo cyagiye kibakomeza, bakumva ko batari bonyine, bari kumwe na le maître, bishingiwe kibyeyi. Yezu ati ntimugakuke umutima. Amen. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore w'umupfakazi ngo yari afite abana 4, umugabo akaba yarapfuye amusigiye nyine abo bana, ndetse uyu mugabo karapfuye azize impanuka, asize uyu mugore n'abana nyine mu nzu y'ikodi. Ubwo yari agiye gukora kugira ngo abone igitunga abo bana ndetse n'umugore, ndetse abonemo n'uburyo bwo kubakamo inzu azabamo. Ubwo agenda cyo apfa cyo iyo migambi yose atayigezeho kubw'impanuka.
wa mugore yamaze gupfakara n'ibyo bibazo byose yari yikoreye byo kurera izo mfubyi, ngaho akubitiyeho n'ibibazo byo kuriha inzu kuko yari mu ikodi nyine kandi yari wenyine. Sinero mvuye ikibazo abapfakazi bakira abajeni bakunze guhura nacyo, ko n'undi utarajyaga guha mwiri umugabo wakiriho, noneho acunga umugabo wapfuye, noneho agatangira yinyuzanyuza mu rugo rwawe ashaka kugira utuntu agenda guhereza gupfunda. Twabishimira Imana niba atari ugushaka kukwigarurira gusa mu rugo rwawe, cyangwa niba wawe uri umutima mwiza w'impuhwe, cyangwa none inka za mpuhwe za bihehe kandi nabyo byaba. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma, wa mupfakazi akomeza abunza imitima n'ibyo byerezo byose atabonye guhura nabyo ndetse n'ibyo bishuko. Maze umunsi umwe abonye bimurembeje, afata umugambi wo kujya gusaba akazi ku mubose wo muri ako karere wari urimo, akajya guhingiriza kugira ngo abone uburyo arera abo bana. Nuko ageze kwa bosi arakamuha, ariko amusaba irangamuntu. Wa mupfakazi abanza gusa n'uyimwima kuko akekaga ko agiye kureba imyaka ye, aho nawe afora icyo yamaze iyo myaka, ubundi ahereho agira nk'uduserivisi yamusaba kuko umupfakazi nyine yarakira umujene. Nuko agezeho yarangamuntu arayimuha, wa mubosi arayibika. Wa mugore akajya amva neza kumubikira irangamuntu ari ukumuzirika, kandi nibyo koko waramufatishije noneho birarangiye. Ariko wa mugore ntiyacika intege, akomeza kumukorera, anakomeza kugira amakenga. Ariko icyo yari yarafasheho icyemezo mu buzima bwe nyuma yo gupfakara, ngo nuko mu buzima ntawe uzamwigarurira ngo abe yakwicuruza ngo akunde abone ibintu, ahubwo ko azakoresha ingufu ze maze agatunga urugo rwe. Nuko wa mugore by'agatangaza agiye kureba umushahara we nyuma y'ukwezi, asanga wa mushahara wikubye nka 5 ku byo bari barasezeranye, ndetse wa mubosi anamugerekeraho agafuka k'umuceri ngo ashyire abana. Nuko wa mugore birumvikana arushaho kugira ubwoba, yibaza icyo nyongezo ivuze cyangwa izavuga hambere aha. Akomeza kugira amakenga sinakubwira, nk'umupfakazi wese nyine akomeza gutekereza kuri aya mayeri y'abagabo b'ababosi bakomeye bafite ku inoti, ashaka kwigarurira abagore b'abandi. Nubwo yabiryaga we n'abana, ariko umutima waramuvuyemo pe. Nuko noneho byarurangiza aza kumva navugaga wa mupfakazi yuva mu bosi amutumyeho ngo ategure neza aho bazamwubakira inzu, ubundi ave mu nzu y'ikodi. Wa mugore uko buri kwezi yabonaga bamuhemba amafaranga y'ikirenga n'agafuka k'umuceri ka buri kwezi bawurengerezaho, noneho by'akarusho hiyongereho n'izu atari no guteganya cyangwa gutekereza mu buzima bwe. Nuko wa mugore akomeza kubunza imitima. Muri ako kanya atangira imigambi yo guhunga, kuko mvaga atazihanganira ubwo bucakara bw'uwo mubosi ushobora gushaka kuzamubonera nk'insina ngufi, yahindi bacaho urukoma buri wese uko atambutse ngo nuko ari umupfakazi. Ariko mbere y'uko uwo mugore ahunga ndetse n'abana be, yegera wa bosi agiye kumusaba yarangamuntu ye. Nuko wa mubosi aramubwira ati, uyu mugabo rero mwashakanye, ngimara kumubona muri irangamuntu yawe nahise mwibuka, numva naneze, numva nishimye. Nibuka mu buryo bwose numvise ko atakiriho, kandi uburyo ari wo mugabo wawe, ibintu nze byose niwe wabimpaye, niwe wabingejejeho. Wa mugore arushaho kugira amatsiko, ategereje icyo bagiye kuvuga ku mugabo we yaba yarakoreye urugo. Nuko mubosi arakomeza ati, John uyu nguyu umugabo wawe yakoreraga papa, nuko mu gihe baje kumwiba no kwambura iwacu kumusahura, John ahisha abajura agatabo kari kariho umutungo w'iwacu wose. Kubera rero ko yatwaraga ifumbire mu rugo iwacu, afumbira imirima yacu, ntihagira utinyuka kumusaka. Nuko abajura bamaze gusahura ibiryo byari biri mu isafuriya no kuyikomba bitabuze, barigendera barataha. Imitungo yacu yose John ayirokora atyo. Mu gihe rero twari dushakisha uburyo twazamugororera cyangwa tukagora umuryango we wasigaye, sinzi rero uburyo waje kunsaba akazi, bitambona imyirondoro yawe n'iya John, numva ndasubijwe muri irangamuntu. Rero guhera uyu munsi no guhera igihe wageze muri urugo, uri umwana muri uru rugo, ntihazagira icyo uzabura muri uru rugo, ntihazagira icyo uzakenera. Icyo uzakenera cyose ugiye gifata muri uru rugo. John yasize adukoreye neza, nanjye nzamwitura uko nshoboye kose. Ni John ungejeje aha ngaha. No kwa mugore amera nk'ukubiswe n'inkuba, nshatse kuvuga gutungurwa byiza, surprise nziza. Hehe na rwa rwikeko yari yaragize, hehe n'impagarara yari yaragize, hehe no kongera kubunza imitima, hehe no kongera kuburara, kuko nyine yisanze mu rugo kubera ibyo John yari yarakoze. Kubera Imana. Uburya abakristo bana b'Imana, iyo ugiye mu Mana, ni Imana nayo ijya mu byawe. Uze kunkura ifoto y'umupfakazi ucunga gusa uwo bashakanye agiye apfuye, nuko agahita atangira urugendo. Wagiye se ngo urugendo nyobokamana ngiye kuvuga? Oya, ahubwo twarwita n'urugendo nyoboka shitani. Tangiye imirimo y'ubucuruzi, nirinze kuvuga kwigurisha, nguko kwitangaho za ruswa sinakubwira,
wakunda abona akazi gashyushye, inyongezo sinakubwira za hato na hato, nyamara kirageza ko bene izo nzira, bene izo nyengezo nta humure ibamo, usibye gusa gukurwa umutima, guhora uhangayitse, guhora ku muguruko. Uzi ko umuntu wegukiwe ubucuruzi nako iyi business, umutima nyine wimura igitereko ukava mu mwanya wawo ukimukira mu nda. Kandi byaba icyicaro cy'umutima ababyeyi mu nda koko, nirinze kuvuga kurarikira ibintu ndetse n'abantu ugatakaza ubumuntu. Rero mubyeyi muvandimwe, akantu ugiye kuvuga gacaho akarongo, uzi kwifasha itegeko kugiye kwirinda kwiyandarika, kwiyanduza, kwiyandavuza. Burya Imana icyo cyemezo ko igiteraho kashe, nanjye kuvuga kashe ndwi, ubutungane nyine, ubutagatifu. Niba uzajya kubona ukantu ibisubizo utigeze uteganya na rimwe mu buzima, byose ubonye birisutse aho ngaho. Aha ujye umenya ko ari Yezu wabitambagiyemo, ni Yezu wawe undi wahaye karibu, niyo uri gutambuka mu buzima bwawe, agatambuka mu bibazo byawe, agatambuka mu bupfakazi bwawe, mu bupfubyi bwawe, mu burwayi bwawe, mu bukene bwawe, kuko nyine hari imiryango ya sekibi wafunze, yayindi kubuza ijuru, yayindi yaguteraga ubwoba, igaca igikuba iwawe, igatuma urara ubunza imitima, hanyuma ugafungurira Yezu nyine. None Yezu arahageze, ahise agufungurira, aguhaye icyo kurya, aguha agafuka k'umuceri, aguhaye inyongezo, aranakubakiye yewe. Ati komera, witinya, humura, ntuguke umutima, ndi kumwe nawe. Niba ndi kumwe na Yezu mvuze iki? Ntacyo mfite byose. Urakoze Yezu kumpumuriza buri munsi, nanjye umpe guhora ngumana nawe buri munsi. Nihatire kugira neza buri munsi, mfungura amarembo y'ubutungane yo kugukomeraho buri munsi Yezu mwiza. Bityo ubuzima bwanjye ntibuzongere guhumura imbetezi n'ubushitani, ahubwo buhumure ubuyezu, buhumure ubukristo, imico myiza. Nuko Yezu mwiza, ihumure ryawe rihure ku muryango wanjye, mu mutima wanjye buri munsi. Yezu nyir'impuhwe, amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.